turasaba ngo uwaje ahagarariye umuyobozi w'umudugudu akaba ashinzwe n'umutekano yahaguruka akatwakirira abandi bayobozi harimo n'ab'isibo bashinzwe iyi sibo dutuyemo. Murakoze. Aho amakuru yanyu ndanezerewe wa mugani w'umurundi cyangwa se ndishimye kuba mbabona hano harimo ababyeyi, abana, urubyiruko, inshuti, abavandimwe, kuba twateraniye hano hazwi ku iriba ryo kwa Gasamagwe, niko hazwi kandi hari ikintu twahahindura kandi koko niko havugwa, siko havugwa. Bityo rero nk'uko umuyobozi wanyu cyangwa se umuyobozi w'iri vomo cyangwa se waruno rubyiruko ruri aha ngaha Ntigurirwa Asumani yaraduhaye ikaze nk'abayobozi kugira ngo tubashe kugira natwe icyo twongeraho kuri izi gahunda zigiye kubera aha ngaha. Mbere yo kugira ngo ngire ikintu mvuga, nagira ngo mubanze mu ntize mashyi dushimire bano muyobozi wacu Asumani Ntigurirwa wateguye kino gikorwa, kugira ngo mubanze mumufashe tumushimire tumuha amashyi. Ngira ngo rero iki ni igikorwa cyiza, ni igikorwa cy'indashyikirwa, kuko hano higirwa byinshi. Rimwe na rimwe ngerageza gusura bano bana bacu namwe n'abana banyu, nkasanga bimwe mu bikorwa bikorerwa hano ari iby'ingenzi kandi n'iby'agaciro, kuko uko tubizi kuva kera itorero ryahozeho, na mbere y'intambara itorero ryabagaho, usibye ko ryagize rigatatira ku muco, urubyiruko rugabasha kwinjira mu bindi bijyanye n'amacakubiri, rugatozwa kwigishwa ibintu bityo. Ngira ngo muzi iminsi tuvuyemo yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, hajya hagaragaramo cyane cyane uruhare rw'urubyiruko. Mbere y'intambara urubyiruko rwagiye rwijandika mu ngengabitekerezo, ariko niyo mpamvu ngubu buriya igihugu cyacu kigerageza guhuza urubyiruko, kuko burya buno rubyiruko ruri aha ngaha nibo bayobozi bacu b'ejo hazaza. Kuba rero bano bana babasha guhurizwa hano, twe biradushimisha nk'ababyeyi baharerera, kuko hano higirwa umuco. Ndakeka nta bukozi bw'ibi bwigirwa aha ngaha, ahubwo hano higirwa umuco, higirwa gukunda igihugu, higirwa kubaha ababyeyi, higirwa kubaha Imana n'ibindi bijyanye nk'ibyo ngibyo bijyanye n'ingeso nziza. Ntatinze rero ndaza guhabwa wenda uwundi mwanya nk'uko umuyobozi wanyu yarabisabye. Njyewe naje mpagarariye umuyobozi w'umudugudu wa Nyagafunzo utabashije kuboneka kubera izindi nshingano, ariko yari yamwiye ngo ningera hano ngo mbahe bino biganza mbasohoze. Niyo musanga muzi bashinzwe umutekano, nk'uko yarabivuze. Uyu mugabo uhagaze uyitanga nawe nahaguruke. Muraho neza. Uyu mugabo yitwa Zirimakwinshi Fideli, akaba ari umujyanama wacu w'ubuzima, kwita ku magara y'abantu cyangwa se y'ubuzima, akaba ashinzwe kandi n'isi butwicayemo aha ngaha. Murakoze. Murakoze cyane kutwereka abayobozi. Abo mutabonye cyangwa se bataberetse, uyu mubyeyi wacu wambaye ishati irimo amabara abiri, itukura ni iy'umukara, ni umuterankunga, niwe utuba hafi amanywa nijoro, niwe ugenda hafi yacu. Ikibazo tugira turamutakira tukamubwira ati mubyeyi twabuze iki, akadufasha mu byubahiro tumugomba nawe tugomba. Najye juru abasuhuza. Muraho neza. Arashimira cyane kuri uyu munsi, nk'uko abivuze. Njye mfite ibyishimo byinshi cyane kuba turi kumwe n'ababyeyi, uko yabivuze turaganira kuri gahunda ya hano cyangwa itorero. Ariko n'uyu munsi kuba nicaye aha ngaha ndi kumwe namwe ndishimye, kuri Imana ikomeze ibane natwe. Murakoze cyane umubyeyi wacu tuhora hafi. Undi dufite ni umukecuru, ni nyogokuru wacu w'itorero, nawe aragerageza akaza akadusura
akadusigira amagambo meza yubaka urubyiruko, amwe tudatora mu muhanda ahubwo dusanga mu itorero. Turamwinginze ngo nawe ajye juru, nubwo akecuye yitiza akabando ajye juru, abasuhuze. Muraho urubyiruko namwe babyeyi. Aho neza. Ndi inshuti y'urubyiruko rwanyu, uretse ko maze igihe kinini ntabonana nabo, ariko mu gihe cyabaye ngombwa gutaramana nabo nabashije kubona. Muri make nta bintu. Bafite ubwoba bw'amafaranga, hari ikibazo. Amazina nitwa Ntamuvurira Theogene. Ndi umugabo wubatse ufite umugore n'abana 4. Uru rubyiruko rero turabana kandi ndabakunda, niyo mpamvu nanjye mbonetse muri uyu mwanya bateganyije kugira ngo tubane nabo. Imana ibahe umugisha. Ukomere cyane. Babyeyi, tugiye gutangira igitaramo cyacu. Igitaramo cyacu turagitangizanya indirimbo y'ikaze, tubaha ikaze kugira ngo muze dutaramane natwe, mutwishimire babyeyi, kuko natwe turabashimira kandi turabakunda. Ariko turaza kugendera ku iyi ngengabihe, buri muntu wese uri bifata ijambo arakoresha iminota 10 itarenga, uzaba ukabije akoresheje myinshi. Turagira ibiganiro 4 ari byo by'ingenzi turi bwibandeho. Ikiganiro cya mbere turagira ikiganiro ku mateka yaranze igihugu cyacu kugira ngo natwe abatari bahari tumenye ayo mateka. Ikiganiro cya kabiri turagira ikiganiro ku buzima n'uburere. Icyo kiganiro cya kabiri turi bugire. Ikiganiro cya gatatu ni ukugaragaza impano n'imiterere y'izo mpano n'uko zikoreshwa. Icya kane ni ugusangizanya ijambo no guhana ubusabane bw'ababyeyi n'abana. Murakoze, ndatinze, reka nsabe intore zatojwe ko n'ubundi zitorezwa hano zijye juru, inkuru muri zo zize zitwereke koko zatojwe. Murakoze. Twaje gutozwa, niyo mpamvu tugiye gutangira noneho igikorwa nyirizina, kuko baragifunguye bashiki banje. Reka dusabe umubyeyi wacu n'ubundi ahora ku ruhembe, yongera tujyane mu mateka, aduha ubwami n'ikinyarwanda, adutoza umuco no gukunda, aduha igihugu n'ababyeyi. Mubyeyi mwajya juru mukaduha igihugu n'ababyeyi. Murakoze. Bashimira ndetse n'uburyo mwateguye uyu munsi,
amazina yo nayababwiye, nitwa Ntamuvurira Theogene. Mu gihe rero cy'ingoma y'uwitwa Habyarimana Juvenal, niyo ngoma nabashije kubona n'amaso, ariko nyibonamo igihe gitoya. Yari ingoma nyine igizwe n'ubuyobozi, nk'uko tuzi perezida n'abaminisitire n'abadepite, kuzamanuka kugera kuri uru rwego rwacu hariho nyine uyu munsi dufite umudugudu, tukagira akagari, tukagira umurenge, tukagira akarere, tukagira intara mu mujyi wa Kigali. Niko byari bimeze, ariko nifuje kubabwira uko amazina twakoreshaga muri icyo gihe. Uyu munsi umwana wese njya numva avuga ati tugiye ku biro by'umudugudu, kumva ngiye ku biro by'akagari, kumva ngo ngiye ku biro by'umurenge. Ni koko ayo magambo nayo yarakoreshwaga, ariko icyerekeranye n'umudugudu n'akagari n'umurenge hari andi mazina yari ariho, ariko yakunda gukoreshwa cyane ni serire, ariyo navuga ko ari akagari, na segiteri ariwo murenge ubu tuvuga, na komine ariko karere, na perefegiture ariyo twakwita ko ni umujyi n'intara. Ayo mazina impamvu yakoreshwaga byatewe n'uko twakoreshaga igifaransa icyo gihe. Twakoronejwe n'Ababiligi, ngira ngo bari aha benshi bagiye biga muri francophone, ariko ubundi byari nko mu gifaransa, segiteri, serire. Hakaba rero n'abayobozi baho, harimo uwitwaga nyine umuserire, uwo niwe wabaga ayoboye akagari. Hakaba rero na konseye wabaga uyoboye umurenge, hakaba na burugumesitire wabaga uyoboye akarere, n'abaperefe ariyo bayoboye za perefegiture n'ibindi. Ndumva rero nasoreza aho kugira ngo mpe abandi umwanya, gusa uza kumva hari ikibazo yambaza kigufi, naza kugifatanya n'abandi babyeyi turi kumwe hano tukagisubiza kibaye cyihutirwa, ariko mwumve ko ubutwari, umuco nk'uko muri kugaragaza ari umurage twahawe, tutagomba gutatira, kandi umurage mwiza ufite ahantu habi ushobora kutuvana twari turi ukatugeza heza, bitewe n'uburyo tubitwaye. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Uri umubyeyi w'ingenzi. Uyu munsi rero nk'uko muze yabivuze, numvise mfite icyo bita kuvuga ngo nimwongere muhe amashyi aba bantu bagize iri torero, yaba aba bana n'aba bagabo babashyigikira, kuko ubona ko ari abantu b'ingenzi muri twe. Impamvu ari ab'ingenzi ni uko kugeza kuri iyi saha bifuje ko aba bana bagomba kumenya amateka yaturanze. Amateka yaturanze ni menshi. Ngewe mfite imyaka myinshi ku buryo muri 79 nari ntangiye kwiga mu wa mbere. Ubwo rero ibyo nagiye mpura nabyo ni byinshi kugeza ejo bundi muri 94. Ni ibintu byari bikomeye. Kuba turaha rero aba bana batekereza ngo ejo n'ejo bundi turashaka kugira ngo abagenzi bacu, aba bana bari munsi yacu bamenye aho u Rwanda rwari ruri, ni ibintu bikomeye. Theo byose yasa nk'uwabivuze, aduha amateka meza, kandi koko ashobora kudukura mu icuraburindi akatuzamura. Uyu munsi rero ndashaka kuganira ku byerekeranye isuku, imirire, kuko mpagaze hano ndi umujyanama w'umudugudu wa Nyagafunzo, ariko reka uyu munsi mpagarare nk'umujyanama noneho w'ubuzima, kuko uyu munsi uyu mwana, aba bana bacu mubona niba batahawe indyo yuzuye, uzasanga mu kanya b'abana barwaye, barembye. Umwana afite imyaka 10 uramubona nk'ufite 5, umwana afite
nta mbaraga, ariko murabona ko byanze bikunze abana bacu barabyina nyine ukabona ko bafite imbaraga. Ku isuku rero, isuku byibura ikintu nasaba ababyeyi bafite aba bana, ku isuku mwaka no kujya mucunga mutese abana bacu bagiye kwiga basabate, abana bacu bagiye kwiga. Ubu hano ni mu ishuri, igihe twari turi mu biruhuko abavandimwe aba ba Asumani bari badufatiye abana, bigatuma umwana atabyuka mu gitondo azerera kugeza ubwo urugo runaka rumurambirwa. Noneho bibaye ngombwa ko bari umwana n'umushakura mushakira mu itorero. kugira ngo ahangaha ari niho haba heza. Nabonye iyo umuntu ahagaze ahangaha haba heza kurusha guhagarara hariya. Mwiriwe FPR oye! Demokarasi, amajyambere, oye! Amenye ntimuzankoze isoni ariko. FPR oye! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye! Murakoze cyane mwiha amashyi. Ngira ngo ibi ngibi ari iby'ingenzi kugira ngo tubimenye, ariko by'umwihariko ndagira ngo nshimire Asumani. Ndagira ngo mumfashe tuanze duha amashyi Asumani. Ntago ari we gusa ariko afite n'abandi bafatanije, ayo mashyi ni ayanyu mwese. Ngira ngo iki gikorwa afite cyo guhuza runo rubyiruko ni ikintu gikomeye cyane. Ndabona hari n'ababyeyi bakitabiriye, ariko ndagira ngo mbanze rwose mushimire kuri iyi ntambwe nziza ndetse n'iki cyerekezo cyo gufasha aba bana bacu, uru rubyiruko rwacu, kubahuza bakaganira bagasubira mu mateka, agategura n'umunsi nk'uyu nguyu wo kugira ngo rwa rubyiruko rusobanurirwe amateka y'igihugu cyacu. Mu by'ukuri turagushimiye. bagikomeje hari gahunda twari dufite, reka n'ubundi nayo tuyibabwireho, ni gahunda y'uburezi bufunguye. Iyo tuvuze uburezi bufunguye mu ndimi z'amahanga ni free education, ni ugutanga uburezi bufunguye. Leta y'u Rwanda yabyise education for all, buri muntu wese abona uburezi, umukene umukire mu nzego zitandukanye abona uburezi. Babyeyi mufite abana biga mu mwaka wa mbere w'amashuri y'incuke kugeza ku bafite abatoya nkanjye baze kwihangana, kubera ko uriya ngo data yajya amubwira ko kunywa agasembuye ukiri mutoya ntabwo ari byiza. Hari amazi twabateguriye, mwihangane mu gihe abakuru basoma ku muheha bakwega intama imwe imwe, nabo turaba tubategurira iby'abatoya muri make, baze kunyihanganira abo tungana. dukeneye kurerwa, impano zacu zikeneye gukura, bityo rero tugiteza imbere no mu muryango nyarwanda. uko dukora byinshi ni nako dukenera byinshi. murakoze. None rero ababyeyi tukaba twababwiraga yuko itorero ryacu ryitwa Inkomezamurego rikora byinshi kandi rinakenera byinshi. Dukorera twitoza ibintu byinshi bitandukanye, dukenera ibintu byinshi bitandukanye, ariko hari ikintu kimwe kijya kimbabaza. Nk'umubyeyi umwana akava mu myitozo, umubyeyi agatuka umwana ngo yagiye kandi umwana we yagiye mu myitozo. Imyitozo babyeyi abana banyu mwatwereje ngo bajyemo, niyo mpamvu twabatumiye aha ngaha ngo tubereke ibyo abana banyu baba baje gukora. Murakoze. Ariko ubu koko mana yanjye ngibijumba kujya murara narabwira ibijumba umva rero ibyo jumba trabirambe ababigese abantu ego koko ibijumba muba mwanga uzi ko hari n'ababibuze ariko ibijumba reba
guhera ku wa mbere ibijumba, kwa kabiri ibijumba, kwa gatatu ibijumba, kwa kane ibijumba, nabyo nongera guteka. hari n'amadegede nayo muteka, hari amadegede nayo murye. Dore amadegede nta gishyimbo namba mu ubu guhera isafuriya. ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, icyumweru kirashize. Dore ibiryo sinkirya, ni inzoga gusa. Umurima nkabyuka njya guhinga. Wasize amafaranga banga guteka, amafaranga nagusigiye, sinzi impamvu ahubwo udateka. Watsigiye amafaranga, nta cyatanu meruka kuguha ejo bundi ku wa gatanu. Ntacyo meruka kuguha. Icyatanu ntago wagihahisha icyumweru. Si amavuta yonyine. Ndagukubita ingumi mburayitu. Ariko abagore bari abakera koko. Mada, genda uzane ibiryo nirire ubwo uratangiye. Bakwake n'amakayi. Ngiye kuguteza Mutesi kwera. Mutesi. Hariya hari amashuka agiye guhinga ibyo kwiga byo ntago bizi. Ariko papa musiko nshaka amafaranga y'ishuri yakurahe. Abandi hariya bari guhinga, ugenda uhingira igihombo yaguhize ujye ku ishuri. Hari n'ikayi ufite? Reka nta kayi mfite. Ibyo by'amakayi se ngo twe twari. Amafaranga yo guhaha. Ubwo muratangiye kanja kwigamira, ubwo muratangiye ubwo ese papa uryamye n'amafaranga y'ishuri. Reka njye kuryama ubwo turabivuga.